Yesu ashimwe bene data. Nongeye gushimira Imana ko impaye akanya ko kuganira nawe ijambo ry'Imana mu buryo bwa kamera kuri YouTube. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ry'Imana rigiye guhindura ubuzima bwawe nurihagararamo neza. Iri ni ijambo rigiye guhindura ubuzima bwawe, biragusaba kugira ngo ukurikire neza izi ntambwe tugiye kwiga zigiye guhindura ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe ntabwo buzaguma uko bwari buri niwumvira ijambo ry'Imana kandi ukarigenderamo neza. Tugiye kubanza dusome icyanditswe. Mbere yuko tugisoma wenda ariko tubanze dusenge gatoya kugira ngo Imana ibane natwe muri iki cyigisho. Imana yacu, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye ku bw'aka kanya. Ndakwinginze kugira ngo unyemerere ubane nanjye, unkoreshe kugira ngo unkurikiye ijambo agiye kumva rihindura ubuzima bwe, haba njyewe wigisha n'uwigishwa, twese tugabane ibyiza bigiye kuguturukaho biciye muri iri jambo. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe no kwigaragaza mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko dutangira reka dusome icyanditswe kiri muri Timoteyo wa 2:3-16 kugeza kuri 17. Hano baratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Hano rero ndagira ngo wumve ko ijambo ry'Imana rifite akamaro kadasanzwe ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riza rije kuguhesha ibigukwiriye byose, kuko habaho abantu badafite ibintu bibakwiriye. Ushobora kuba hari ibintu bigukwiriye wagombye kuba ufite ariko ugasanga utabifite kubera kuba hanze y'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ariryo ryajyaga kubiguhesha. Ibyo bigatuma wabaho udafite ibigukwiriye. Ariko hano batubwira ko ibyanditswe byera byaje bije kuguhesha ibigukwiriye byose. Bivuga ngo nibigenderamo ukabihagararamo neza, uzabona ibigukwiriye byose. Kandi Bibiliya yatubwiye ko umuntu w'Imana kugutunganya rikakugeza ku kigero gishyitse. Ni ukuvuga ngo hari urwego ugomba kugeraho, hari ikigero ugomba kugeraho kijyanye n'uko Imana igushaka. Kuko buri muntu wese burya bafite Imana imukura ku rwego rwo hasi ikagenda imuzamura igambiriye kumugeza ku rwego rushyitse Imana ibimwifuzaho. Ibi byose bikorwa n'ijambo ry'Imana. Kandi hari n'imirimo myiza nk'uko babitubwiye hano muri Timoteyo wa 2:3-17. Barimo baratubwira ukuntu hari ibikorwa byiza ngo kugira ngo umuntu w'Imana, hano batubwiye ngo afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo hari imirimo myiza ugomba gukora. Icya mbere, hari imirimo myiza ugomba gukora. Icya kabiri, ijambo ry'Imana rizaguhesha ibigukwiriye byose. Icya gatatu, ni ukuvuga ngo hano batubwiye ngo kugira ngo rikugeze ku kigero gishyitse. Rero mu ijambo ry'Imana harimo ibyiza byinshi. Iyi Bibiliya ureba ni Bibiliya izaguhesha ibyo ukeneye byose. Hano mu ijambo ry'Imana uzahabona ibyo ukeneye byose, ku buryo nta kintu na kimwe uzaburana Imana nugendera neza mu ijambo ryayo. Uyu munsi rero tugiye kurega intambwe 5 zigiye guhindura ubuzima bwawe. Izi ntambwe 5 nuzigenderamo, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ntabwo buzongera kuba nk'uko bwari buri. Ntabwo nzi niba wari umukene, ntabwo nzi ibibazo wari ufite, ntabwo nzi uko umeze, ariko icyo nkwijeje ni kimwe, nuko izi ntambwe 5 tugiye kwiga nuzigenderamo ukazihagararamo neza, ubuzima bwawe buzahinduka byanze bikunze. Kuko Imana yacu, Imana dukorera, ni Imana itabeshya, ni Imana ivugisha ukuri. Umwana w'umuntu yakubeshya ariko Imana ntabwo ibeshya. Ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Izi ntambwe 5 tugiye kwiga ni intambwe zishingiye ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu byavuzwe n'umuntu, ni Imana ubwayo. Rero tugiye gutangira, unkurikire. Birasaba kugira ngo ukurikire kuko ndimo mbigisha, ntabwo ndi umwigisha, ntabwo ndi umuhanuzi, ntabwo ndi umuvuga butumwa usanzwe, ndi umwigisha. Ni ukuvuga ngo biragusaba gukurikira kuko turagenda gahoro ariko turaza kubigendanamo neza. Intambwe ya mbere umuntu agomba gutera mu buzima kugira ngo abone ibyiza byose bituruka mu ijambo ry'Imana, intambwe ya mbere ni ukumenya ijambo ry'Imana. Nongere mbisubiremo bwa kabiri. Intambwe ya mbere umuntu agomba gutera mu buzima kugira ngo abone ibimukwiriye byose, kugira ngo abone ibyiza byose bituruka mu ijambo ry'Imana,
ni ukumenya ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo muri gahunda zawe ugira mu buzima ugomba gushyiramo gahunda, donc ugomba kugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kuko iyi ni intambwe ikomeye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri bize mu buzima ntabwo nzi ibyo ukora, ushobora kuba ugira akazi kenshi, wenda uri umucuruzi, wenda uri umuhinzi, ntabwo nzi ibyo ukora wowe tuvugana, ariko muri gahunda zawe hagomba kubamo kwiga ijambo ry'Imana. Ugomba kugira uwo mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni gute uziga ijambo ry'Imana? Uburyo bwa mbere ni ugukunda gufata umwanya wo gusoma Bibiliya. Ufite Bibiliya cyangwa se niba utayifite bizagusaba kuyigura. Niba usanzwe uyifite ni byiza, ariko ubaye utayifite nakugira inama yo kuyigura. Ariko ni ukuvuga ngo ugomba gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho. Iyo ni inzira ya mbere izagufasha kugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, gukunda gusoma Bibiliya. Ikindi navuga kizagufasha kugira ngo iriya ntambwe ya mbere igende neza, ugomba gukunda gukurikira inyigisho z'abakozi b'Imana, kuko Imana izakwigisha iciye mu bakozi bayo. Hari abakozi b'Imana bafite ijambo Imana yateguye kugira ngo bigishe abantu b'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba gukunda gukurikira inyigisho z'abakozi b'Imana, nabyo ukabikora ku buryo buhoraho. Ikindi nakubwira kizagufasha kugira ngo ubashe kugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, ubishoboye hari amashuri yigisha ijambo ry'Imana, hari amashuri ya Bibiliya, hari za teoloji. Ni ukuvuga ngo ubishoboye wajya no mu ishuri ukiga. Ibi nabyo byagufasha kugwiza ijambo ry'Imana muri wowe. Ikindi nakubwira cyagufasha, hari abakozi b'Imana bahawe impano zo kwandika ibitabo bitandukanye. Imana yabahaye ubumenyi buhambaye mu ijambo ryayo, noneho ubwo bumenyi babushyira mu bitabo. Ni ukuvuga ngo wowe biragusaba kujya ukunda kugura ibitabo byigisha ijambo ry'Imana, ugasoma ibyo bitabo. Icyo nacyo ni kimwe mu kizagufasha kugira ngo iriya ntambwe ya mbere uyitere neza. Ikindi uzakora ni ugusenga usaba Imana. Umwuka Wera ni umwigisha. Imana nayo ubwayo izajya ikwisangira ikwigisha, ariko bisaba kugira ngo ube wabisengeye, wabisabye Imana. Ntabwo ibintu bizikora. Bibiliya ivuga ngo musabe muzahabwa. Ni ukuvuga ngo icyo usabye Imana irakiguha. Nusaba Imana Umwuka Wera, ugasaba Imana kugira ngo ikwigishe umenye ibyo ugomba kumenya byose, Imana izabikora kuko wabiyisabye. Ariko utazagira ngo bizikora utabisabye. Ni ukuvuga ngo urasaba kwigishwa n'Umwuka Wera, nabyo birakenewe. Ugomba kubisengera ukabisaba Imana kugira ngo ikwigishe, iguhe n'ubundi bumenyi ukeneye. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu nubyubahiriza kuri iriya ntambwe ya mbere uzahagarara neza, uzagwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Mu Efeso 5:10 haratubwira ngo mushishikarire kumenya ibyo Umwami wacu ashima. Niko hatubwira mu Efeso 5:10. Ni ukuvuga ngo baradushishikariza kumenya, kuko iyi ni intambwe iyo umuntu atabashije gutera iyi ntambwe ya mbere yo kumenya ijambo ry'Imana, izindi ntambwe turi bwige turi burebe ntabwo ziba zishoboka. Kuko burya reka mbabwire, mu buzima ikintu cyose umuntu agiye gukora nuko haba hari ibintu yamenye. Niba umuntu akunda gusenga cyane, kuko akunda gusenga cyane nuko hari ibintu yabanje kumenya. Yamenye ko gusenga bigira umumaro, bituma yinjira mu bihe byo gusenga. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose umuntu akoze mu buzima biba biterwa n'uko hari ikintu yamenye. Niyo mpamvu iyi ntambwe ya mbere itabashije kuyitera, biragoye kugira ngo n'izindi ntambwe tuza kubona uzitere. Intambwe ya mbere ni ukumenya ijambo ry'Imana, kandi uzayimenya biciye muri za nzira amaze kukubwira. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira gahunda yabyo. N'izindi gahunda usanga ukora mu buzima ntabwo tuzikubujije, ntabwo tukubujije guhinga, ntabwo tukubujije gucuruza, ntabwo tukubujije gukora izo za business ukora. Niba ufite akazi ntabwo tukubujije kugakora, ukomeze ugakore. Ariko muri gahunda zawe ugomba gushyiramo kwiga ijambo ry'Imana, kugira ngo iyi ntambwe ya mbere, muri iyi ntambwe ya mbere uvuga ko yiteye neza, ugwize ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe. Iyo rero umuntu amaze gutera iyi ntambwe ya mbere, amaze kumenya ijambo ry'Imana rimaze kugwira mu buzima bwe, hahita hakurikiraho intambwe ya kabiri. Iyi ntambwe ya kabiri niyo tugiye kureba. Intambwe ya kabiri, iyo umuntu yamaze kumenya ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo intambwe ya kabiri ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Iyi nayo ni intambwe ikomeye cyane mu buzima bwa Gikristo, izagufasha kugira ngo ubone ibigukwiriye byose kandi ugere ku rwego Imana yifuza,
kandi ubona ibyiza byose bituruka mu ijambo ry'Imana. Ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Bibaho mu buzima, hari abantu baguze ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ugasanga rwose iriya ntambwe ya mbere yarayiteye, azi ijambo ry'Imana ryinshi, Bibiliya yarayizi kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, rwose yagusobanurira, yakwigisha, ariko ugasanga ibyo azi, ibyo yigisha ntabwo bihuye n'ubuzima bwe, ntabwo ubuzima bwe busa n'ibyo avuga, ntabwo ubuzima bwe busa n'ibyo azi, ibyo yigisha. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ntamenya ibintu byinshi, ariko ugasanga ibyo bintu uzi ntabikora, ntabishyira muri puratike. Ushobora kumenya ijambo ry'Imana ryinshi mu buzima bwawe, ariko ukananirwa guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ibi bibaho rwose, ukananirwa guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Noneho hari ikintu nshaka kubabwira. Iyo uzi ijambo ry'Imana ryinshi, ariko ukananirwa guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire gato ingaruka z'ibi bintu. Ni ukuvuga ngo iyo utashoboye gutera iyi ntambwe ya kabiri, Bibiliya iratubwira ngo uzi gukora neza ntabikore ngo bimubera icyaha. Bivuga ngo wowe bwa bumenyi bwinshi ufite bw'ijambo ry'Imana udashyira mu bikorwa, ni ukuvuga ngo bikubera urubanza runini cyane kuruta wawe utabizi ahubwo. Kuko burya kwica ibintu bizi ni icyaha kiremereye kurusha uwabyishe kubera kutabimenya. Bivuga ngo niba wateye intambwe ya mbere yo kumenya ijambo ry'Imana, ugomba kongeraho n'iyi ntambwe ya kabiri yo guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana wenda ushobora kuba byakomeje kugucanga udasobanukiwe icyo dushatse kuvuga icyo ari cyo. Guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana ni ugukora ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Niba hari icyo ijambo ry'Imana rigusaba gukora ukagikora, niba hari icyo ijambo ry'Imana rikubuza gukora ukakireka, mbese ugahagarara neza mu bushake bw'Imana, ku buryo umuntu akurebeye mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana asanga utunganye. Kuko bijya bibaho ko umuntu ushobora kumureba ushobora kuvuga ngo kanaka aratunganye kubera ko akora ibyo Valence nshaka, nkavuga ko atunganye, nkamushima, nkavuga ko ari umuntu mwiza kubera ko akora ibyo nshaka. Ariko wamurebera mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana ugasanga wa muntu ntabwo atunganye. Kumurebera mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana ni ukureba niba yubahiriza iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ashobora kuba akora ibyo njye nshaka ariko adakora iby'Imana ishaka. Twari turi kuvuga guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana ni gukora iby'Imana ishaka kandi iby'abantu bashaka. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Muri Yakobo 1:22 baratubwira ngo, reka tuhasome turebe, baratubwira ko uwumva ijambo ry'Imana ariko ntakore icyo ijambo ry'Imana rivuga, batubwira ko aba yishuka. Ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ndagira ngo wumve ko umuntu wumva ijambo gusa cyangwa uzi ijambo gusa ariko adakora iby'iryo jambo, Bibiliya iratubwiye ngo uwo muntu arishuka. Wumvise? Niyo mpamvu iyi ntambwe ugomba kuyitera rero, ugomba guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, ugakora iby'ijambo ry'Imana rigusaba gukora ukabihagararamo neza. Iyi ni intambwe ya kabiri rero, reka tujya ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu nayo izagufasha kugira ngo ubone ibigukwiriye byose, kugira ngo ubone inyungu zose zituruka mu ijambo ry'Imana. Intambwe ya gatatu ni ukumenya iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo. Kuko iyo umuntu akoze iby'Imana ivuga, iyo umuntu ahagaze neza mu ijambo ry'Imana, iyo umuntu akora iby'Imana imusaba gukora, ntabwo uwo muntu avira mwaho, hari iby'Imana imusezeranye. Hari imigisha igomba kuboneka ku buzima bw'uwo muntu. Imana ifite ibyo isezeranye uwo muntu. Umuntu uhagaze neza mu ijambo ry'Imana afite iby'Imana imusezeranye. Ni ukuvuga ngo intambwe ya gatatu ugomba kumenya ibyo bintu Imana igusezeranye. Kubimenya se birakumarira iki? Ni ukuvuga ngo kubimenya, ni ukuvuga ngo iyo umuntu atazi ikintu yasezeranijwe, biragoye kugira ngo azakirekerame. Ntushobora kurekerama ikintu utazi ko wasezeranijwe. N'umuntu ashobora kumbwira ngo nimugoroba ndaza kuguha amafaranga tuvuga 50,000, namara kumenya ko yayansezeranije, noneho nimugoroba nkaza kumubwira none se ko wari wambwiye 50,000 kuri buyame kutayampaye.
ni ukuvuga ngo rero ntabimenye ko inasezeranijwe 50,000 ntabwo najya gutanga ikirego, ntabwo nabasha kurekrama icyo ntazi ko nasezeranijwe. Niyo mpamvu ugomba kumenya iby'Imana igusezeranya nk'uhagaze neza mu ijambo ryayo, kugira ngo uzabone ukuntu ubwira Imana uti Imana ko nakoze ibyo nsaba gukora, hanyuma bya bindi biri he Imana ikubwira. Ndabona kuva Imana ishaka ko tugira n'ubusabane nayo. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo, ukabimenya byose kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma. Wumvise iki nacyo ni ikintu gikenewe. Hano turasoma, reka tujye mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere. Haratubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ndagira ngo wumve ko ugomba kumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa birahari, ariko ngo kwizera ni ukubimenya. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ibyiringirwa. Ni intambwe ya gatatu rero nakubwiye. Ugomba kumenya ibyiringirwa, ugomba kumenya iby'Imana igusezeranya, ugomba kumenya iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Wamara kubimenya nibwo ujya ku ntambwe ya kane tugiye kureba. Intambwe ya kane tugiye kureba ni iyihe rero? Iyo umuntu amaze kumenya iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo, agomba gutera intambwe ya kane. Intambwe ya kane ni ukwizera ko ibyo bintu Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo bigiye gusohora ku buzima bwawe. Bigiye gusohora ku buzima bwawe nyine kuko uhagaze neza mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo niba uhagaze neza mu ijambo ry'Imana, ugomba kwizera ko iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ry'Imana bigiye gusohora ku buzima bwawe. Ukamenya ko ari ibyawe, ntabwo ari iby'undi. Ni ibyawe, ni ibyanjye Valens. Nta wundi muntu ngomba kubyitirira. Ngomba kwicara niteguye ko bigiye gusohora ku buzima bwanjye. Mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere twari tumaze gusoma ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ndagira ngo wumva ko kandi ngo udashidikanya ko bitazaba. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ibyo byiringirwa Imana isezeranya. Ugomba kudashidikanya ko bitazaba, ko bitazasohora ku buzima bwawe, kuko niwe uhagaze neza mu ijambo ry'Imana. Iby'Imana isezeranya uhagaze neza mu ijambo ryayo rero ugomba kumenya ko bigiye gusohora ku buzima bwawe. Ushaka kuvuga uti si intambwe ntayiteye ni izihe ngaruka zabyo? Reka nkubwire mugenzi wanjye, uramutse udateye iyi ntambwe yo kwizera, Bibiliya iratubwira. Bibiliya itubwira muri Yakobo 1:7 uko bigoye kutizera kugira ngo agire icyo akura ku Mwami Imana. Umuntu udafite kwizera biragoye kugira ngo agire icyo akura ku Mwami Imana. Ni ukuvuga ngo iyo udateye iyi ntambwe yo kwizera, Bibiliya itubwira ko kuri wowe bigoye kugira ngo ugire icyo ukura ku Mwami Imana. Niyo mpamvu iyi ntambwe nayo ikenewe yo kwizera. Iyo umaze gutera iyi ntambwe yo kwizera rero, niho ujya ku ntambwe ya gatanu. Niyo tugezeho, ngira ngo ni nayo ntambwe ya nyuma tugiye gusorezaho, intambwe ya gatanu. Intambwe ya gatanu ni iyihe? Ku ntambwe ya gatanu hari ikintu nshaka kukubwira. Ibyo umuntu yizeye mu mutima we agomba kubyatuza akanwa ke, kuko ntabwo abantu baramenya imbaraga z'akanwa, ntabwo abantu bari basobanukirwa imbaraga z'akanwa. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu avuga, ibyo umuntu yatuza akanwa ke, isi y'umwuka irabyakira. Ni ukuvuga ngo amagambo uvuga ashobora gusenya mu isi y'umwuka cyangwa akubaka bitewe n'ibyo watuye ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo uramutse uvuze ngo wizera ibintu cyangwa za ntambwe twabonye zose waramaze kuzitera, ariko ukajyaho atura amagambo ari negatifu, ni ukuvuga ngo muri musenya bya bindi byose wari wamaze kubaka, kuko ijambo rirasenya. Ntabwo umuntu yavuga ngo ategereje kubaho ngo ajye ahora yiyaturiraho urupfu. Ntabwo umuntu yavuga ngo ategereje akazi kw'Imana imuha akazi ngo ahora yatura ubushomeri. Kuko ibyo watura isi y'umwuka irabyakira. Ni ukuvuga uba urimo kurema, akanwa kararema. Niyo mpamvu rero ugomba bya bindi twavuze, uzi ko Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ry'Imana, ugomba guhora ubyatuza akanwa kawe. Noneho ukirinda kwemeranya n'ijwi ryose riza rikubwira ibihabanye nabyo. Ushaka kuvuga ariko aka kantu mpamvu nkunda kukongeraho, ni ukuvuga guhora ubyatuza akanwa kawe, wirinda kwemeranya n'amajwi yose aza kubwira ibihabanye nabyo. Impamvu nkunda kubivuga ni iki? Nuko aya majwi ntabwo azabura. Amajwi aza kubwira ibihabanye n'ibyo wizera ntabwo azabura. Ibi byo ushobora kubihagarika. Ntazabura abantu bazaza kuguca intege kukubwira ngo ibi bintu wizeye na urimo gukabya ntibishoboka. Ibi ntibizabura. Satani
azagutera aciye mu nzira ebyiri. Inzira ya mbere Satani atera umuntu aciyemo azaca mu wundi muntu kuza kuguca intege, kuza kukubwira amagambo akwiheresha, akubwira ko ibyo wizeye bitazakunda. Ni ukuvuga ngo uwo muntu naza ku buzima bwawe ukumva arimo kukubwira ibihabanye na bya bindi wizezwa n'ijambo ry'Imana, urategekwa kutemeranya n'uwo muntu. Niba akubwiye ko uzakena kandi uzi neza ko biri kwizeza ko uzaba umutunzi, ntabwo ugomba kwemeranya n'uwo muntu. Dawidi yaravuze muri Zaburi 23:1 ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sizakena. Niba uzi neza ko Uwiteka ari umwungeri wawe, ntabwo ugomba kwemeranya n'amajwi aza kubwira ko uzakena. Abakozi b'Imana bari bazi imbaraga z'akanwa, niyo mpamvu bakundaga kubyatura ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sizakena. Inzira ya mbere Satani azakohereza abantu baza kuguca intege. Inzira ya kabiri Satani azagutera aciyemo ni wowe ubwawe, noneho azaza muri wowe. Hari igihe uzajya uba wicariye ahantu cyangwa uhagaze ahantu, ujye wumva amajwi aguca intege, utangire gutekereza ariko biriya bintu nizera kuko bizashoboka, ariko ko uriya rwego nzarugeraho, biriya bintu bizakunda. Nta muntu wavuganye nawe, nta wagutelefone, nta wakwandikiye, wowe gusa muri wowe wumve hajemo dekurajoma, wumve utangiye gutekereza biriya bintu bizashoboka koko. Satani agutere aciye mu bitekerezo byawe, nta wundi muntu aciyemo. Ayo majwi nayo nakuzaho, nayo utegeka kutemeranya nayo. Niwumva amajwi aguca intege, ntuzemeranye nayo. Uzavuga uti Satani ntabwo nemeranya nawe, ngewe nzaba umuntu ukomeye, ngewe nzatunga biriya na biriya. Ibyo uzi Imana ikwizeza cyangwa igusezeranya, ugomba guhora ubyatuza akanwa kawe. Wumvise? Muri Petero wa mbere 3:10, muri Petero wa mbere 3:10 batubwira ko umuntu ushaka kubona ibyiza agomba kwirinda gukoresha ururimi rwe nabi. Bibiliya tubwira ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe kuvuga ikibi. Wumvise? Niba utegereje iminsi myiza, wumva mu buzima bwawe ushaka kuzabona iminsi myiza, hano Bibiliya ikubwiye ko ugomba kurinda ururimi rwawe kuvuga ikibi. Ni ukuvuga ngo bya bindi wizeye rero ugomba guhora ubyatuza akanwa kawe. Izi ntambwe twize ntuzitera, uzabona Imana mu buzima bwawe mu buryo butangaje. Ntabwo nzi niba hari abarozi, wari ufite abarozi bakuroga mu buzima bwawe. Ntabwo nzi niba hari abanzi bari baguhagurukiye. Ntabwo nzi ibikurwanya uko bingana, ubuzima urimo ntabwo mbuzi. Ariko ndakwizeza ko ntushobora guhagarara neza muri izi ntambwe 5 twize. Ugiye kubona Imana ikora ibintu bikomeye mu buzima bwawe mu buryo butangaje. Ni ukuvuga ngo n'abanzi bawe ntabwo bazaba bakigufiteho ububasha, kuko ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza muri izi ntambwe, Imana yo mu ijuru yiyemeza kuza gukora ibikomeye mu buzima bw'uwo muntu. Imana yiyemeza guha umugisha uwo muntu, kandi ndagira ngo umenye neza ko ikintu Imana yiyemeje gukora nta muntu n'umwe ushobora kugihagarika. Nta murozi n'umwe ufite ububasha bwo guhagarika ikintu Imana ije gukora mu buzima bwawe. Nta mudayimoni n'umwe ufite ubushobozi bwo guhagarika ikintu Imana yiyemeje gukora mu buzima bw'umuntu. Aka kantu ndagira ngo kumve neza. Bivuga ngo nuhagarara neza muri izi ntambwe nk'uko tuzikwigishije, Imana iziyemeza gukorana nawe ibintu bikomeye no kuguha umugisha utangaje, kandi nta kintu na kimwe kizashobora kubihagarika. N'ibyo kwirirwa uvuga ngo abarozi, ngo abanzi banjye, ngo abadayimoni, ngo imyuka mibi, no, ibyo nta bubasha bigufiteho igihe uhagaze neza mu ijambo ry'Imana. Numva naho dushoreje rero iki cyigisho. Imana iguha umugisha. Niba wakurikiye, ubigisigaye nuko nizeye ko wagiye ubyandika ahantu, nubihagararamo neza uraza kubona ukuboko kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe. Reka dusenge kugira ngo Imana igufashe kugira ngo ubashe kubihagararamo neza, kuko ndabizi neza ko hari igihe umuntu yumva ijambo ry'Imana ariko Satani akaza kumurwanya kugira ngo atabashe kurihagararamo neza nk'uko yaribwiwe. Niyo mpamvu ngiye kugusengera kugira ngo ubashe guhagarara neza muri iri jambo. Mana ishobora byose, Mana yo mu ijuru, ndasenze kugira ngo uyu muntu wawe wumvise iri jambo umufashe kugira ngo abashe kurihagararamo neza. Ziriya ntambwe 5 twize umushoboze kuzihagararamo neza nk'uko azize. Kandi ndasenze kugira ngo muri aka kanya niba yari afite intege nke muri we, umuha imbaraga z'umwuka wera zimushoboza kubihagararamo neza nk'uko tubyize. Ndagushimiye ko ugiye kubana nawe kandi ko ugiye kumushoboza, kandi ko ibimukwiriye byose agiye kubibona kuva uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
amen.